ibiboneye health program ni za gahunda za development network, ni gahunda 16 za program 16 kugira ngo rero tuzumve neza cyangwa se tubanze dushyireho mwitangirizwa wazo. Bisaba ko tubanza tukavuga ku nkingi enye zishingiyeho ziraza programu. Izo nkingi enye n'ubundi nizo zagiye zitoranywa n'abahanga bacu mu byerekeranye nyine no guhanga imirimo mu byerekeranye n'ubuzima, ubuhinzi n'ubworozi. Izo nkingi rero iya mbere tuyita mindset change. Mindset change rero cyangwa se guhindura imyumvire ni ngombwa, kuko ibikorwa dukora bijyana n'ubuhinzi n'ubworozi, bijyana n'ibindi bintu bitandukanye, bisa naho ubuhinzi n'ubworozi byafashwe nk'ahari ibintu ahari umuntu hava ko bigenewe abantu batize cyangwa batajijuza cyangwa se badakize. Niyo mpamvu ujya mumva n'abantu bavuga ngo umuntu yaba babona atangiye ubukene butangiye kumuza, ugasanga baravuga ngo wasubiye kwisuka. Aha rero iyi mindset change cyangwa se kwigisha abantu, ubukangurambaga bugamije gukora ku mitekerereze, no kugira ngo turusheho kuganira no kwemeranywa ko ubuhinzi bwakozwe kinyamwuga bushobora kuba bwafasha abantu. Mindset change twigishamo ibintu bitandukanye bigenda nyine n'imibereho y'abantu, iyo mirire, wahinze ibyo kurya ariko nanone byeze, ariko nanone ni gute bikwiye kugira ngo babashe gufasha umuryango mu buryo none bukurikira amabwiriza urye nturenze urugero. Kuko ahangaha harimo ingingo zitandukanye. Niyo mpamvu nyine nkuko twavuga capacity building, mentorship program, career guidance, ibintu byose byegamiye muri iyi mindset change. Iyo ni inkingi ya mbere. Inkingi ya kabiri rero tuyita public health promotion. Iyo ni inkingi nanone y'ingenzi none tuvugaho, tukabona ni nziza, tukabona yafasha abantu, tukabona iterambere cyangwa se kuzamuka kw'imibereho y'abantu ni byiza. Ibishingiyemo rero imirire turayivuga tukayisubiramo tukayisesengura, ariko nk'imyanya mu muryango nayo tukayivuga. Ibya family education, abana ni gute babana n'ababyeyi, umugore n'umugabo babanye bumvikanye mu buryo bukwiriye, bimaze iki iyo batumvikanye, n'iki gitakara. Ahangaha iyi nkingi ya kabiri nayo ni inkingi ikomeye, bonyine ikagira na za programu ziyegamiyeho muri aziri 16. Hanyuma hakaba inkingi ya gatatu tuyita sustainable agriculture focus. Ni ukuvuga ko ibyerekeye n'ubuhinzi ariko buteye imbere, ubuhinzi burambye, ubuhinzi abantu badakora bya bindi byambuza uko ngira, ubuhinzi bugamije kuzagira ku musaruro urambye, ubuhinzi umuntu akora akabukora nk'umwuga, ndetse n'ubwo bworozi. Ni ukuvuga twavuga ko iki kintu cyo guteza imbere ubuhinzi no bukaza guhinduka ikintu cy'umwuga, bukigwa bugatunganywa, abahinzi bakigishwa ukuntu biza guhinduka, noneho ubuhinzi buhingira isoko, agribusiness, tukabisobanura tukabitindamo mu mahugurwa dutanga cyangwa se mu byo dukora. Harimo nyine n'iyi nkingi ya kabiri twita sustainable agriculture, inkingi ya gatatu. Hanyuma rero inkingi ya kane ni ukurengera ibidukikije. Mu byo bakora byose tuzagera igihe tuzasiga abana, tuzasiga imiryango, tuzasiga barumuna bacu. Abo rero tugomba kuba tubasigiye iki? Ibidukikije. Tugomba kuba kurengera ibidukikije ni ingenzi. Twavuga ko mu kurengera ibidukikije hari kimwe mu bintu twibandaho, kuda kuvuga ko turi ijwi ry'abavumvu. Ni ukuvuga nk'inzuki, urebye akamaro zimariye abantu, uko zibangurira ibihingwa, ariko ugasanga imiti irazica, ugasanga inzuki ziragenda zikendera. Twavuga ko iki kintu kwita ku nzuki, ry'umuvumvu, gutuma inzuki cyangwa tudukoko twose tubangurira ibihingwa twibandwaho, kutubungabunga ni ingenzi, kuko ni uburyo bwo kubungabunga ibidukikije. Hariho ndetse ni bamwe mu bihugu by'amahanga batandukanye batangiye gushyiraho nk'amasosiyete n'ubundi ashinzwe kurengera inzuki, kugira ngo abantu babashe kubona ibiribwa bitandukanye. Aho usanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baherutse gufata amafaranga bagura imitiba igeze ku 10,000, bayivana muri Australia bagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibihingwa bikomeze bibangurirwe nk'uko bikwiriye. Mu byerekeye no kurengera ibidukikije, nibyo koko dutera ibiti, tugira amapipiniyeri, ibihingwa bivangwa n'imyaka, ibiti by'imbuto ziribwa, ibimera bihumura, ndetse na bya bihingwa bigenda bicika, hamwe n'ibi bishyashya turavuga nka za macadamia. Ariko cyane inzuki tuzibandaho.
muri make rero twavuga ko development network yibanda kuri izi nkingi zigera kuri enye, ni ukuvuga ni uguhindura imyumvire mindset change, ni uguteza imbere ubuzima rusange public health promotion, ni ubuhinzi burambye sustainable agriculture, ndetse hakaba noneho no kugira ibidukikije environment protection. Twavuga ko mu kwinjira dusuba kuri izi porogaramu aka gace ka mbere kagamije kubibutsa ibyerekeranye n'izi nkingi enye zishingiyeho na development network cyangwa se za porogaramu za development network n'uri twise ibiboneye health program, zikaba ari za porogaramu zijya kuri 16 nkuko mu bindi bice tugenda tubibona. Murakoze cyane.